Abakunzi b'icyizere TV show, uyu mwanya tugiye kubagezaho inkuru y'agahinda disi. Ni inkuru y'agahinda ariko nyine bibaho ku isi, twese turabizi ko bizatubaho, gusa nyine ntiwacu wa twese. Umuhanzi wacu n'umukunzi wacu ndetse n'umukinnyi w'icyizere TV Rwanda yatuvuyemo. Hano turi kumwe na boss we cyangwa se umukunzi mukuru cyane, ariko abenshi bazi ko ari boss we nka manager, Nibishaka Vital, uhagarariye icyizere TV Rwanda. Batangiye kumuhamagara babaza amakuru, yihangane batatu tubabwire ibyabaye. Uyu muhanzi wacu Vava Valentine rwose yatuvuyemo, ariko ntabwo bisanzwe, birababaje cyane n'agahinda, gusa Imana imwakire mu bayo. Vita, turakwakira hano ku Cyizere TV show, utubwiye neza umuhanzi wacu cyangwa se Vava Dorimbogo, uzina Dorimbogo, wakorera ku Cyizere TV Rwanda bisanzwe akora mu Cyizere. Bimeze gute? Yagiye gute? Yarwaye gute? Bese udusobanurire muri rusange. Ni amakamiliyoni nk'umukunzi we naza kugira icyo aza kuvuga, ariko kaduhere kuri Vital nka manager mukuru. Biba bigoye cyane kugira ngo abantu bari mu kwiyamo ejo wagize arwaye bitunguranye. Vuge cyane abantu bakurikiye bakumve. Ariko niko bigenda, bigira agahinda cyane kabisa. Isi niko bigenda buriya. Ejo usanga mu mabitse yapfuye, ariko ejo ukabona intore ni muzima. Nuko bigenda kwe kubyakira biragoye. Yego, biragoye kandi uriya umukobwa cyangwa umudamu yakoze ibintu byinshi hariya, cyane cyane nkatwe nk'icyizere hari byinshi yadukoze. yego, niyo mpamvu ubona rero ubu ngubu tumeze nk'abagize ikibazo, ariko nta kundi byagenda. Rero buriya kuba yatuvuyemo, ariko wenda bazaza n'abandi yigishije mbese, ariko takaje imbaraga mbese. yego, imbaraga zose zatakaye, ariko buriya Imana yabizi, Imana izi ibyayo. Rero nuko buriya kano kanya kugira ngo tugire ibintu byose dutangaza, urabona ko abantu benshi bagenda bampamagara cyane, barimo bambaza se kanaka ko yapfuye cyane ibyanjye byo gukina. Twitanya baguhamagaraga, bari bazi ko ari ugukina. Akenshi mu gitondo bari umuhamagaye saa 12, ati ariko subiye imikino yanyu ya buri munsi bimeze bite? Ntabwo ari ugukina yapfuye. Yewe ntabwo yapfuye. Navuga ni yapfuye, muha amafoto ariko nkumva arimo kubyumva neza. yego, ariko byageze aho ngaho wenda nawe arabyumva nyine ko yabaza abandi bantu. Ariko ngira ngo nakiriye telefone nyinshi cyane, umukinnyi wanyu w'icyizere TV Rwanda bimeze bite? N'ubu ngubu urabona ko barimo kumumagara, baracyaguhamagara cyane kubona. harimo bita muza, abakinnyi bagiye bakinana nawe muri filime zaciye ku Cyizere TV Rwanda. Bari kuguhamagara bakubaza byinshi. niba ndabona abo bita Hakizimana Jean Paul. Yego Jean Paul, yego ndakumva Jean Paul, ndakumva. Ni Vital muvugana? Ni Vital muvugana? haragira ati gakende niyo banze mu mukino gukina yabakoze bakabisha. ndakubona muraduhamagara, urimo uravugana rero ni Vital. n'ubundi amakuru warimo mbaza kuri bijyanye na Vava Valentine, wajyana gusobanurira yariyo. Mu gitondo mpamagaye umbwira uti koko ese koko Valentine dukina na filimi yaba yitabye Imana koko? Ntabwo sobanura ko yitabye Imana. Ubu rero tunarindi no mu kiganiro kugira ngo ese nkawe nk'umuntu mwakinanye yitwara gute, byari bimeze bite mu muntu gute? oya ariko birumvikana cyane. Rero byatunaniye kubyakira, ko tutangiye kubyakira.
ariko ni ibintu bigaragara. Raporo ibintu birimo bigenda biba kunza urabona wenda gusa icyizere cyo tugomba kukigira n'ubundi uko biba bigomba kubaho. Nyuma y'uko ejo bundi twari twagize ikibazo cy'uko twabuze channel yacu bita Cyizere TV Rwanda. Twatuma tuganira ku bijyanye na channel nyine y'Icyizere TV Rwanda. None tutakaje imbaraga waduteraga nkuza kugira ngo ikunzwe cyane. Uyu munsi rero dufite Icyizere TV show. Rero twagira ngo tukubaze se umwe mu bantu bakoranye na Vava bakinanye filimi bijyanye n'ibiganiro byinshi bitandukanye. Oya oya umuntu we byarangiye twamubuza ariko ndibaza ko ntabwo twacika intege. Ntabwo twacika intege kuko ubu ngubu turi mu Cyizere TV show kandi twari dufite ibibazo by'Icyizere TV Rwanda. Ejo bundi twarimo tuganira turimo tujya kubikurikirana none burya nawe atuvuyemo. Yego turakoze rero natwe urabizi ko nk'Icyizere uriya twarafatanyije mu bikorwa bitandukanye. Turabizi ko ejo bundi twakoze indirimbo zijyanye n'amatora. Twumvishe ko hari indirimbo twagiye dukora na ziriya bita Komeza Vora, Tora Kagame, ibyo byose indirimbo zakunzwe cyane. Yakoze rero ibintu byinshi mu Cyizere ariko niko bigenda nyine ntabwo byagenda. Nta kintu twahindura kuko buriya Imana iba yisubije ibyayo buriya ntabwo ari. Uyu munsi raporo uyu munsi mu Cyizere bado dufite ikiriyo urumva abantu babuze umuntu mu Cyizere abari bukitabire rwose nta kibazo turaza ducane tugire guterumva kugira ngo twereka tugire niba ngombwa abazashobora kuza tukaba twajyana bazaza batazashobora kandi nabwo ntabwo twabagora ko biragoye muri none ariko ababishaka bo bazaza tujyanisha. Yes, mujye rasta kikuvugisha amakabana afite agahinda kenshi cyane afite nshaka kuvuga. Hano rero reka manze mvugane na abari umukunzi we bita Makamiliyoni uramuzi bari muri cyaje mu kiganiro. Afite agahinda kenshi pe. Nawe rero ari mu gahinda kenshi arenda kurira basi nayo icyavuga. Ndabona nabanje barimo bahamagara ubaretse reka mbihore gato yana no mu Makamiliyoni nawe atubwiye ngo turasubira ntacyo murakoze cyane niba ngo muraduhamagara turabita bana kibazo raporo. Makamiliyoni nawe ari ukuntu Makamiliyoni mbona wishaka kugira inyegera cyane ariko niko bimeze ntabwo byakirwa ariko nako ntibimeze wowe ukunze we rwose ndabiko kandi kenshi agiye hari ariko stage yarandana bagenda kuperezida cyane uyu munsi wowe ubwawe urabyumvise ko byakiriye gute? Nta kintu cyo kuvuga kinini cyane mfite
cyane ko namenye ko ubukwe bwa mbere ari igihe umuntu yavutse. yego. Ubukwe bwa kabiri ni igihe umuntu yashyingiwe. Ubukwe bwa gatatu ni igihe umuntu yatashye yasubiye aho yavutse. Yego. Rero icyo navuga cyo nuko Imana yamukunze kuturusha, kuko n'ubundi niyo yamuduhaye. Navuga nti birababaje, binateye agahinda nk'abantu bari bamufite kumubona umunsi ku wundi, ariko bigakuyeho ko tutari tuzi iherezo rye. Hashobora twese. Imana niyo rero ibizi. Igihe yazaga ntabwo twari duhari, n'igihe yagiye ntabwo twari duhari, kuko nta mahitamo yandi twari dufite. Cyane ko birababaje, akiri mutoya, agiye agifite byinshi twabonaga ko akwiye gukora adakoze, ariko hari impamvu. Imana niyo ibizi. Ibyo byose rero nkavuga nti Imana imuhe iruhuko ridashira. Bava Imana imwakire mu bayo, aragushimishije. Njye namukundaga nk'umuntu wamusangaga ahantu ari gushimisha abantu, n'abana banjye bamukundaga cyane ko yari navuze ko azadusura, ntabwo bibaye, ariko nta kibazo, Imana yo irabizi. Mwongeraho ijambo rivuga riti, Bibiliya iravuga ngo abanjye ndabazi, kandi abo bantu bashyizeho ikimenyetso. Bivuga ngo izina rya Baba twaribonye ari mu isi, ariko Imana irizi akiri mu nda ya nyina. Irizi uyu munsi yatashye n'igihe yari ariho, naho yagiye irahazi kuturusha. Rero ngasoza mvuga nti Imana imwakire mu bayo. Biteye agahinda, biranababaje, nta kindi nari nta kundi wumva nta kundi babigenza, ariko iyo byabaye biba byabaye buriya. Ntabwo uyu munsi dufite abantu benshi bagize, ari mu kanya ngiye kwakira indi nkuru hano mu kanya nabonye hano, baragira bati bari umushuti wacu nawe wundi bita nawe ngo yitabye Imana mu kanya gato cyane, bita niba yarakumenye hariya, ndabona nabo uri mugenzi arimo aramubwira ni mesaje yose. Rero ubu ni ukuvuga ngo umugani wawe uvuze ikiganiro cyiza abantu umwana ni ibyayo bayisubisha. Rero sinzi nimba wenda kuno kwezi, ariko abantu bakunda gukoma cyane ariko uko ndimo kubibona ndabona no byafashe indi ntera, abavandimwe bagenda bagira ikintu nawe yitabye Imana. Ubu rero urumva ni abavandimwe bacu bose kubyakira biratugora, ariko turabigerageza tubigendemo neza, natwe ubwo ejo mutebe. Gusa wenda naguciye mu ijambo, amajije kubona ubuzima ari nk'urugendo. Ubuzima ni urugendo, iyo turi muri ubu buzima tuba turi kuri misiyo tutazi Imana yatugeneye, ari naho navuze ngo ab'Imana irabazi, nyine turi ab'Imana. Rero birashoboka ko twe byari biratugoye, biranumvikana, ariko mu by'ukuri misiyo ye Imana yapanze ku isi irarangiye. Natwe dukomeje urugendo. Icyo navuga cyangwa natangaza nuko twagomeza kubana amahoro, tugasiga inkuru nziza imusozi, kuko uwo ari we wese, umugufi, umuremure, uwirabura, inzobe, umuzungu n'umunyarwanda, iherezo ryacu ni ugusubira aho twavuye. Nta kundi, abasigaye reka twiyubake, twiyungayunge, dore turi tubana amahoro. Yes, reka mbunganire gato cyane. Hano turi mu Cyizere TV Rwanda, ariyo channel bamaze kwiba, ariko tukaba turi no aho dukorera muri studio yacu mu Cyizere Bar and Restaurant. So hano dufite channel nshyashya yitwa Cyizere TV Show. Niba ushaka Vitali nka manager mukuru cyangwa se nk'umuntu mukuru mu kazi, kano kanya ni iki kintu ugiye kubwira abavandimwe cyangwa se umuryango wa Vavador Imbogo kugira ngo bihangane mu bihe baciyemo kandi bitunguranye byihuse? Urakoze cyane, kuko ibyo nabwira byo ni byinshi, wenda n'ejo tuzabwira no tubivuganaho, gusa mu mbaraga dufite mu Cyizere tuzabikoresha kugira ngo umuntu wacu agirwe neza. Yego, ibyo tuzagerageza ibishoboka byose, kuko ntabwo tuzagira ko nubwo yabatera utuntu, ariko tuzaba duhari tugende neza, twakwihanganisha rero umuryango n'abavandimwe be bakabasha kwiyakira, kuko ibintu byamaze kurangira.
ariko tubashishikariza nubwo ejo twashyingura umuntu wacu neza icyubahiro kubera ko ibyo yakoze byo ni byinshi ntabwo twabasha kubirondora ni byinshi twarabyize ubona ku rugendo bamusura baragerageje kumusura ariko ubu urabona ko nyine byarangiye avuye mu mubiri rero nta kintu twenda kurenza kuko ibintu byo Imana yisubije nta kintu wabirenza ariko Imana nyine mutuza heza kuko nabyo yihangiye. Yes Vava dore imbogo Imana ikwakire mu bayo kandi twamaganya abantu bose cyangwa se tunenza abantu bose bashinyagurira dore imbogo bavuga ngo ashaka $1k kugira ngo aboneke mu bitaro ariko ku by'ibyago cyangwa se kubwo Imana yamukunze ikamuha mu bayo iramuhamagaye atubwiye ngo bayi mama Chameleone wasezera abantu nawe Vital babwira ngo basi Imana kuri dore imbogo n'umuryango we bigenda gukina gutya mubwira n'abana kuri iki Icyizere TV show uko bagomba gukurikira Icyizere TV show bubaha banakunda abantu bayo cyangwa se bakurikira uko ibiganiro bizagenda bijyaho buri munsi ku munsi uko bimeze bakanda sabu like commentaire ariko cyane cyane kuri Vava Valentina Imana imwate mu bayo. Urakoze cyane rwose kuko rebe ibyo kuvuga byo byamaze kutunanira ariko nazaza tuvuge kandi ntabwo turacyahari ngo tufatanye n'umuryango kugira ngo kuko biragoye cyane biragoye kumva umwana w'umukobwa nk'uriya wari utangiye kugira iterambere aba wenda ahuye n'ibibazo nka biriya bitunguranye ariko nta kundi byagenda twebwe twamaze kubishyira kuko ntabwo ari ubwa mbere bitubayeho twagiye dufasha abantu benshi batandukanye ariko noneho hari ibintu bikurenga niyo mpamvu buriya gusa ibyiza ni uko Imana yo irabizi buriya aho yamuteganyije abandi buriya ashobora kuba agiye guhabwa ingororano nziza abantu bakumva ko yapfuye rero hari ukuntu umuntu kumva ko yapfuye kandi aho ugiye heza ko nta wuzi Yego urakoze rero rwose abanyarwanda ndabakunda cyane ariko nihangane mubona baganije ndameze nk'umuntu ufite agahinda cyane ariko turamaze kuganira n'ubwo nubwo amakuru ageze n'aho ugeze nyine gutegura uburyo dukoresha Mama Chameleone dusoza nanjye icyo nakongeraho ni kimwe navuze ngo Imana imwakire mu bayo kandi n'inturuka bigashira ndanavuga ngo yamukunze kuturusha ngasoza mbwira umuryango we ngo ihangane Imana yari imuzi mbere yuko bamubona ni nayo imwisubije rero nkavuga ngo tubari inyuma tubari hafi natwe turababaye nk'abantu babuze umuntu w'ingirakamaro w'agaciro no ku myaka agendeye ntabwo byari bikwiye ariko navuze ngo Imana niyo nkuru ni nayo ibizi ni nayo itureberera nta kibazo tubari inyuma turi kumwe aho turi hose turababaye n'abana bacu bamukundaga ndetse natwe ubwacu n'inshuti zacu cyane ko ngewe ejo mbimenya nabibwiwe n'umuntu wari uri mu Bubiligi twajyaga dukunda koherereza amafoto ye amutubaza tukamuhereza n'andi mafoto niyo baduhaye mesaje ko byarangiye rero bivuga ngo yarakunzwe n'isi yose yarakunzwe n'abanyarwanda bose cyangwa se yarebwaga n'abantu bose bityo rero ijambo ry'Imana ngasoza rivuga ngo mu bintu byiza dushime no mu bintu bibi dushimiye Imana imwakiriye kandi natwe turi hano tuzamusanga nagenda dutegurire aheza agiye kwicara uyu munsi. murakoze cyane iki cya Icyizere TV show nakagaruka gusa musenge kandi mufashe abavandimwe ba Vava Valentina wari uzwi ku izina rya dore imbogo murakoze cyane naho ubutaha Imana ibane namwe.